ni partnership yo ku rwego rwo hejuru cyangwa se ubufatanye bwo ku rwego rwo hejuru hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse na Skol, kugeza naho hari abantu batazi ko cyangwa se batazi Rayon Sport itari ya Skol. Biragoye ko wabona umuntu rwose muri iyi minsi ukubwira ati buriya rero ngere Rayon Sport nyizi tambara Skol, kuko biragoye cyane cyane noneho abajene bakiri bato. Skol rero na Rayon Sport kuva 2014 bakorana nk'abafatanya bikorwa. Skol ikatendinga mu bikorwa byose bya Rayon Sport, ahanini na contribution y'amafaranga Skol wasanga nyine ari iri hejuru mu gutanga amafaranga menshi cyane, ko nyine ari nawe main sponsor wa Rayon Sport. Ubwo kuva mu mwaka wa 2014 Skol iri muri Rayon Sport, kugeza ubu noneho amakuru ari no ko ibintu bitameze neza hagati ya Rayon Sport ndetse na Skol nyine. Iyi Skol muri 2021 niho habayeho icyo bita ko extending amasezerano cyangwa se bavuguruye amasezerano bafitanye na Rayon Sport. Ubwo mbere batanga amafaranga ajya kuri miliyoni 75 ku mwaka. Skol iravuga iti none tugiye kubongerera amasezerano tunayavugurure, tujye tuba amafaranga agera kuri miliyoni 120. Ikipe ya Rayon Sport iti nta kibazo, barabikora. Noneho n'agaciro ka jezi bambaraga, of course kuko ni Skol nyine n'ubundi yabibafashagamo kwambara, naho bongera agaciro kayo. Amakuru noneho nyuma y'icyo gihe ahari nuko Skol bemeranyije ko izajya itanga muri Rayon Sport mu gihe kingana n'umwaka agaciro k'ibintu byose miliyoni zigera ku 120, 180 deje. Noneho ikongeraho ikibuga cyo mu Nzove Rayon Sport ikoramo imyitozo, hakazaho n'ikipe y'abagore ya Rayon Sport n'ubundi naho nikorera ni naho yakirira imikino ya championnat, na Rayon Sport y'abato bakiri bato. Ibyo bintu ni byo Skol yatanga muri Rayon Sport, yarafashaga Rayon Sport cyane ko urebye nko kuri icyo kibuga noneho ikibuga ikipe gustragoring shaka ikibuga ikoreramo imyitozo biba ari ibibazo cyane. Icyo Skol yagifashaga Rayon Sport ndetse n'andi makipe yaba y'abagore ndetse n'abakiri bato. Kugeza kuri ubu rero amakuru ahari nuko iyi Rayon Sport na Skol ibintu bitameze neza, kandi ko Skol ishobora kuza kwigendera iyi sezi irangiye. Biravugwa ko noneho Skol igezaho itanga miliyoni 300 buri mwaka, buri sezo yose ingengo y'imari ya Rayon Sport Skol iri kugitanga miliyoni 300, kandi bavugurura zari 180. Skol rero wakibaza uti biri kugenda bite muri Rayon Sport, ese bimeze biti? Mu minsi yashize twabonye ikipe ya Rayon Sport habaho gusinya na Hejuru amasezerano nyine nka Hejuru nk'umuterankunga, ariko amasezerano ya Rayon Sport na Skol harimo ko buri muterankunga wese uzajya kuza bazaya babanza bakabibwira Skol, of course ikabyemera, ikumva nyine na ikanaliza situation, ikareba ibyo bikorwa bagiye kwamamaza uko bimeze se ntabwo byatubangamira muri business yacu, cyane ko murabyumva niba ari Skol bazanye undi muterankunga w'ikinyobwa, urumva Skol ntiyabyemera kuko bakora ibintu bimwe. Aho rero habagomba kuzamo nyine na main sponsor akareba uko bimeze. Ni Skol yabafashaga mu bintu byose, ibikorwa byose za Rayon Week mwagiye mubibona Skol yarabafashaga. Kuzamo rero abo baterankunga bashya anabyo ntekereza ko n'ubundi biri gutuma ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse na Skol batumvikana. Gusa nyine hajemo agatotsi mu mubano wabo, ese bishobora no kurangira Skol yo ikuyemo akayo karenge ikigendera rwose. Ati ubuyobozi bwa Rayon Sport buri ubu kumvikana imikoranire ntago biri kugenda neza. Ubwo
kujya noneho wamenya ngo ese bimeze bite. Situation irimo hariya nyine ituma Skol ivuga iti ntabwo byakunda. Nicyo kintu cyo kwibaza. Ikibazo umuntu yakibaza no kwibaza ngo ikipe ya Rayon Sport nitandukana na Skol biraza kugenda biti. Kuko urareba Rayon Sport nuguhomba izo miliyoni zose Skol yatangaga. Sibyo ko wenda umuntu ataramenya ngo ese nibatandukana Rayon Sport zaba ifite access ku kibuga cyo mu Nzove. Ibyo ni ibintu umuntu wese yakibaza nyine. Batandukanye ikipe ya Rayon Sport ikaba igifite access ku mu Nzove ku kibuga cyayorohera, ariko nibatandukana na Skol igahitamo kuyaka ikibuga cyayo, Rayon Sport irabihombye ibintu byinshi cyane. Kuko of course ni ikorera imyitozo kandi ibintu byo gushaka ikibuga n'ubundi cyo gukoreramo ntago biba byoroshye. Andi makuru yarahari kuri Skol nuko yabigiye gukorana na Rwanda Premier League shampiyona y'iciciro cya mbere hano mu Rwanda, cyane ko nyine abantu bari Rubavu mwarabibonye. Rubavu kuri match yahuzaga Etincelle na APR hari brandinze ibyapa bya Skol. Abantu benshi bati none ko amakipe ari gukina hano nta kipe iterwa inkunga na Skol, ntayikorana nayo, ibi byapa biri hano kubera iki? Amakuru ari rero nuko Skol yabigiye gukorana na Rwanda Premier League noneho ikayitera inkunga nyine bagafatanya nk'abafatanya bikorwa. Ubwo Rayon Sport yo ibya murumva ko ari kugenda birangira gake gake. Rayon Sport sinzi ngo ise iraza kuba hite ibintu biramutse bibaye koko hataje kubamo ubwumvikane ku mpande zombi, haba ubuyobozi nyine bwa Abdara Murenzi Abdara ndetse n'ubuyobozi bwa Skol muri rusange. Wakibaza ngo byazagenda bite? Ese ikindi mbaza mwebwe murabona umwambaro wa Rayon Sport utariho ijambo Skol? Biragoye. Kuva muri season ya 2013 2014 Skol ari umuterankunga main sponsor w'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo rero kuva kuri manda ya Theo nta mpaka 2014 nyine kugeza ubu hariho iyi ngoma ya Abdara. Nukwibaza ngo ni kino no kibaye ko bagiye batambuka bose bahaciye bakoranye na Skol bikagenda neza. None nukwibaza ngo biragera biti yari historical partnership Rayon Sport na Skol, ariko hasi hejuru nyine biri kugenda bigorana. Ubwo nukwibaza uko biri buze kurangira. Ese Rayon Sport iraguma na Skol? Ese Skol irahitamo kwigendera? Ese Rwanda Premier League bimeze bite? Ni ibintu byo gutega amaso tukareba. Wowe kandi subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye. Nari Ivan Lucky, mukomeze kugira umunsi mwiza.